reba ari kunkora mu bintu. Shanga azwi ku izina rya Emeline Shanga. Rero reka tuze turebe video yiwe aho rira Emeline ni umuntu hello guys, reka tubanze tubasuhuze mwemeye gukora subscribe kandi turabashimira cyane kubana natwe. Ubutse gukora subscribe ntayikora nawe abashe gukora subscribe. So uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru, iyi nkuru aya mafoto uyu mwana w'umukobwa witwa Shanga Emeline Shanga rira cupa rwose yarihemukiye. Mwakomeje kubona utuvideo abantu benshi babivugaho Emeline ni muntu ki, Emeline ninde, ese inkuru warayivugaho iki, mbere yuko tubereka video yabyo cyangwa se n'amajwi y'ibyo yararimo akora na bagenzi be. Icupa amakuru gucicikana nuko Heineken yaje kuvuga iti turaza guhindura rwose iri cupa kuko ryabaye ikibazo cyangwa se ryasebejwe izina rya Heineken. Iti inzoga rwose nta muntu uzongera kuyinywa niba ari ukuntu amacupa ya Heineken afashamo cyangwa se asayidiramo abakobwa. Abantu benshi barabivugaho iki, ese weho urabivugaho iki? Cyane ko ubu ngubu Emeline Shanga nko muze umwe de Beni mu gitaramo Burundi yakuruye Ishanga, nabwo abyo bintu byigize gutrendinga. Reka noneho tuzi turebe Ishanga ryamushutse gukora iki. So bakobwa bashiki bacu rero no kuri kw'Imana, ibi bintu ntabwo twebwe rwose nk'abasaza banyu ntabwo ari ibintu twashyigikiye cyangwa twishimiye cyangwa se twanezerewe tukimara kubona ubu bwambure cyangwa se izi video z'urukozasoni aka kanya Emeline we ari kubivugaho iki? Ati rwose icupa zurebe kuntu icupa tekereza ko aya makuru yageze hanze mu gihe kimwe na Vestina bose. Inkuru ya Vestina nawe akora ubukwe n'umugabo w'imyaka 40 mu gihe Vestina rwose afite imyaka 22 ya. Aya makuru utekereza ko rero ko Ishanga ya trendiza cyane, wakibaza uti kuki abantu batitaye ku nkuru z'umurenge cyazo zo gushyingirwa kwa Vestina. Abantu benshi bakaba baciriwe ishati no kumva no kumenya izi nkuru z'Ishanga. Izi nkuru z'Ishanga zavuye he? Iyi nkuru yaturutse aya majwi yavuye he? Izi video zagenze gute kugira ngo zize gusakara mu bantu bose? Wewe icyo usabwa gusa no gukora subscribe, ubundi we tukajya tubana 5 kuri 5 hano kuri Gadiska OG. So ndanezerewe cyane kuba turi kumwe aka kanya. Noneho reka bareke twirebere twiyumvire tudukurikirane ku nkuru zimeze. Ari kunkora mu bintu. Emeline waretse kunkora mu bintu katari ibyawe. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda. Kandi nizina ry'Imana mbwira ko video ukuri. Kandi data sobanumye ngo njye nkurindira ibintu. Narasa kubirinda rukunkora Emeline ngabanya ubwo icyo gihe cyako bikoraho. Unozorashaka gushyiraho ingufuri. Kurasarinde kuri noki nigende. None se wigende kuri kunkorakora wo. Ibyo mbano. Emeline mu kibuno ariko. Emeline ndashaka kuninya noneho. Kubera uko ndashaka. Usiko mbizi bya kubera uko akunda urukunkorakora. Ndashaka ibintu. Ngarika turafata video. Nta kibazo. Ngabwira ngo settinga kamera. Ariko Emeline waretse ibintu byateje. Kandi kubirinda. Ako Emeline kuri seriye.
ngareka nyine ngo maneza rero naze ko udafite digito ubu ngubu yakuba yinjiyemo ariko ndafuna n'isoni ngiye mfite umugabo Emeri ibeshye njye mu matako mugiye ku mayede uri amayede se uri sheri wanjye reka ntucire amasoro yawe ku kuguru waruradishije mu kibuno cyawe Emeri uzongeye kuzajya ye ndagukubita Emeri ntukazajya unyinisha Emeri nagukubita nkaguha amabere yose y'iwanyu na mama wawe na bene wanyu mvaho tujya kwikinishiriza hirya bro mvaho Emerine ntukazajya unyinisha Emerine ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ukunda inshuti ze, ni umuntu ukunda gusenga. Nuko mbona gutya nkunda gusenga, urumva? Ni umuntu ukunda famiye ye, uhangayikishwa na famiye yiwe cyane ndetse n'inshuti ze. Emerine rero ibintu yanga, ikintu cya mbere nanga umuntu urenganya uwundi. Emeri mu kibuno ariko Emeri rinda ndashaka kuninya noneho kubera uko ndashaka uziko mbizi bya kubera uko akunda urukumurako ndashaka ibintu ngahika turafata vite nta kibazo ndazakira ibintu ngabwino ngo setinga kamera ariko Emeri waretse ibintu byatetse kandi kubirinda ako Emeri kuri seriye ngareka nyine ngo maneza rero naze ko udafite digito ubu ngubu yakuba yinjiyemo ariko